Nyamabo none se umaze guhaha madame ameze gute mu rugo? Arishimye. Ijoro rya mbere byari bimeze bite mu buriri? Asa ko umuntu azananiwe cyangwa ubu ni kure. Ntago yirwanaho. Reka ijoro rya mbere ntacyabaye. Ni rya kabiri. Ubwo se nyine ni gute? Ntago bisobanutse. Habara akantu shana aragura. Ayo nzakoresha ko nzagura. Kakandi gasa kimyembi. Karape. Gakora ji. Reka kaburenda. Ukora gakora ko karaka ji utiri ugigura. Shamu wembe gahita wikaraga gutyo ugahita usora ji. Ariko ne kibuto gishyira namura. Abahungu badahano no ntago bagukira. Ko se bara ntawe uragubwe ku store ko bahaye akawunga akajya kuyigurisha. Inde se bayihaye? Se muvuza nzamuvoma. Bamuhaye akawunga ajya kukagurisha. Akawunga n'amavuta agashyira umugore. Afite umuryango se? Afite umuryango sha. Ajya kukagurisha atekereza ku igaraje. Yes, nizera ko meze fresh sana mumeze neza cyane mwego mwamukurikiye Wisdom TV. Yitwa Nyamabondo ste muramubona n'udukapu kabisa avuye guhaha nyuma yuko rero ashatse umugore. Urana ko Nyamabondo avuye guhaha. Mwaba nimwe gushaka umugore nanzi ko ari pranka. Nabanje kugira ngo ni pranka, nabanje kugira ngo ni pranka. Nyamabondo. Yes. Beze budigi. Sha byareme. Umve guhaha. Dufuka ni dushe. Bravo ko nenzi kari prank. Ni kuri Wisdom. Ni kuri Wisdom. Yarazi kari prank. Ni Wisdom TV. Mureka mureba dore. Namashaza. Cameraman urebe neza. Bwo kuri amashaza. Namashaza. Bravo ko nenzi kari prank. Ona kari prank dore mpamvu urabasiga mahira hamwe. Ubuvuye guha. Izi ni inyanya. Idari izi ni inyanya. Nyamabuzi ko washatse. Nakavoka. Voka ni nyinshi. Dore n'uwimbuto. Uri wimbuto ntugiye kumugura buriya. Ndagura imbuto. Wari kugira umugore byiza. Murajyahe. Nyamabasha. None umubyibuho ufite. Yo mudigiro no ufite. Ni ibyishimo no kugira umugore n'iki. Komo nindi mfite umwera. Umwera? Ubwo ngiye gupfa. Mbuze icyo nsubiza. Ibintu bihagaze angahe? 15. Kandi imyembe hano nawe. Umwembe nangahe? Nyamabondo nawe ikibazo cyarabeshye. Umwembe? Ujye gura n'imbuto se? Oya, ndashaka ya sengisi. Uzo baraguhingahe. Shiramo hariya mu ntuzo. We sengisi. Mushaza cyangwa munyanya? Mu mashaza, munyanya zahita zipfa. Ariko Nyamabondo ko uri seriye. Ariko ngo washatse ahantu wa mbere wakwibye yavuye. Iyo ine. Ubwo ni igihumbi. Bibiri nyine. Shiramo imyembe 10. Shiramo izamara iminsi. Ariko ziko Nyamabondo. Uziko Nyamabondo bari seriye. Nyamara ariko ubuzima bwarahindutse. Ko kizo se ndimo ndakora. Sha nyuma yo kuva muri gereza ubuzima bwarahindutse. Babahungu ngabone ujye bishongora. Mama iyo meneke ntago hibye cyane. Ndashaka bidahiye cyane. Izamara iki? Bizamara iminsi. Amaye. Nyamo, ibintu byarakunze. Ayiwe! Yo wambara na deshiri. Ayiwe! Usigaye wambara na deshiri Nyamo? Kutavuga kagodasi. Kagodasi nakabonye. Agakoto k'abasirimu cyane. Agakoto k'abasirimu. Bizamagana ngo ngugurire ukajya ngo ni brag. Oye ntago ari brag. Ibyo binyamaro byo bigura gute? Guki? Byombi cyatanu. Ayo matunda se. Nyamo ufite amafaranga y'ikatuza. Ufite amafaranga y'ikatuza. Oya. Ngenda katuza. Ufite amafaranga y'ikatuza. Nani afashaje byihorera. Mafaranga sinimo ndayakorera. Ubu tukaba twice kuri Burabukwe nenzi kari prank. Ntago ari burabukwe ntago bwari prank. Njye ntabwo prank njye nzemera. Aho ngo washatse ahantu wa mbere wakwibye yavuye. Icyane. Wamusanze se ujya gusaba? Namusanze he? Wakwibye. Yari yamwambariye. Uze kureba mu bukuraza kumubonamo. Umuntu wakwibye yambariye ugiye gushaka. Ibyo bintu samahanura. Ntago ari amahano. Nese Nyamo ni gute umbwira ukuntu wagiye gushaka ahantu wa mbere wavuye yakwibye? Ubwo se nyine ni gute? Ntago bisobanutse. Habara akantu shana aragura. Ayo nzakoresha ko nzagura. Kakandi gasa kimyembi. Karape. Gakora ji. Reka kaburenda. Ukora gakora karaka ji utiri ugigura. Shamu wembe gahita wikaraga gutyo ugahita usora ji. Ariko ne kibuto gishyira namura. Byose ushiramo. Wowe muwembe urawukata. Ukawutonora. Ugahita urambikamo. Nacyagishishwa se iragikata. Iragitema. Iyo no kwango nyine we ikinyuzo kwa mu sosi mu ji kazo kwayo. Bora nagihenda se. Bora nagihenda. Dore bakugurisha ni byani bikiro no. Birango ni ibishayoti. Ibishayoti? Kimwe singa Venice wakigura nacyo. Nabiruhane. Ibihe? Shufure se ni bikiro no. Zara turebe. Aznya mu bintu byose nurimo kugura n'ibintu bitari nko nkujya ngo wemeza abantu. Oya nako bagurira ko cyari ibintu by'abinyobera. Ari Wisdom yavuga ngo ni prank. Abe n'amanibera bamugaramwe ngo ni prank. Burabukwe bwa nanzi kari prank.
uzi ko ibintu tuba biri akazi amafaranga yagaruka gute ngo ni shufurere ibyo ni ibibiringanya ibi bimara ikizi maye nka data babirya bate salade se Nyamabondo yari yayimenya Nyamabondo se umuntu yavuga amagambo yose ukagenda utaguzera kubera ko bino bintu nabizi neza ndagura bino by'ibiringanya byibura ibiringanya nangahe kimwe se oya byose ushyiraho ngo igihumbi shyiramo byose kabisa aha bera bisigamo nibiki zizamure turebe Sharone wumva sha umva ukuntu uyu mama nawe yabaye indimu zihenda kurusha ibiryo sha indimu ni turuwasa nyine siyo ahubwo nanze kari 500 nanze kari 500 ahubwo indimu barawukatu angahe ubwo avuye mu bintu byose urimo kugura uri bikeneye cyangwa urimo wajya wemeza abantu ariko nemeza abantu simfite umuryango mfite abana batatu usanzwe ukoresha indimu mfite abana batatu oya mfite izi nzoka mfite abana batatu izamibi bamwe kandi utazishe oya mfite abana batatu mfite umugore ubonye ko nakamanagana mubyeyi muri batisimu nawe yaje mu bandi yaje mu bandi nawe ariko azaza rya yicaye hasi sa kondisiyo ngaho wono wanjye se turebe ngo nawe nuwawe se urafite n'umwana mwiza se sha ndetse wamutwaye nawe kandi papa w'umwana ntago mubana wabona atanamufasha wamuteye inda oya borokore si horeshe nabo bwa mbere mbyumvishe borosheri mwene bari borokore asa amagambo yose avuze avugiye ubusa dore imodoka rigiye gutwara imodoka dore niyi izo za kera vitesse zazi musaza bari umukire nugira ngo nawe abagifite imyumvire niyo mpave witi ntiyagukunda ntiyayiguha nyamaho uzi kuhaha agura n'ibinyomoro wa mubyeyi nawe mugurira yabyanze n'amatunda wenyine yabyanze nagira ngo mujye muri icyatanu ari amatunda 1000 oya biriya binyomoro byombi icyatanu none nari amatunda icyatanu wabyumvishe ngo badahano noneho ntago bagukira ko se ntabwo nakubwiye ku store ko bahaye akawunga akajya kuyigurisha inde se bayihaye simuvuza nzamuvoma bamuhaye akawunga ajya kukagurisha akawunga n'amavuta agashyira umugore afite umuryango se afite umuryango sha ajya kukagurisha sha tekereza ku igaraje umuntu amubonye ahita anyoreza agafoto ayo we ndabona reba amashuti bari bagurisha akawunga bamuhaye ye baba we ubwo se umuntu yazongera kumuhara nyine aricyo kosa rya mbere bakuru uruvuga ngo iyo ufite umuryango uruvuga ngo ibi ngibi ubu kino kibazo kivuye mu nzira yego cy'amafuruka yego sibyo yego cyo cyakemutse n'amashaza sibyo bitaratu wenda byibura ejo bararya akavange karimo amashaza ejo bundi barya agafiriti n'amashaza n'agaceri habe harahiye koko n'agaceri ngo usigaye ufite mutebo yo kurya uyu munsi ni agaceri ejo n'agatoki abana buri abana bayikundira umuceri yego abana bawe baraje se barahari turi kumwe umudamu arimo arabarera neza n'amahoro cyane n'abahuje mbona barabishimiye mbese nyine w'abana kuki we bimeze bite mama w'abana wuheze abo ngabo wazo nzi ntabwo bafite nyina bafite abagabo se ubwo najya kuvanga inuzi none se ikintu ngibarejemo abana batatu nabo muri kumwe turi kumwe ubu turimo turabana bose baje iwawe bose bari ku ishuri kuki batari ku ishuri abakize abana bawe kandi amashuri yaratashye amashuri ntiyafunze amashuri yarafunze rwose ubu bimeze neza murajyahe niko mwana urabona ukuntu kuba umugabo ari ibintu byiza niko Patri urabona kuba umugabo ukuntu ari ibintu byiza wowe abamiji uzi ko jewe wanonguye pe nakubeshye sinari nzi ko wahaha iyi timba nayiguze senkani aya no kajubeshya ariko nawe uzogwe tuzigura aga 10 ni senkani abwe ngo nanugara aga 10 n'inota ya gitatu hano kibisagara izo nkweto wambaye iki doze Patri rero siko yaguze senkani ingama nayiguza ngahe iyi nkweto nambaye iyi nta nkweto yirimo Drabane bari izo zigura veni ayo data none drabane iyo ngine wayemera uburyo yayemera nago nyine wayemera ziza niza basaza ko ari z'abajene reba ukuntu kameze iyi nkweto ukuntu yitwa ukuntu yitwa dore iyi ngiyi nta muntu ababizi batubwire dore kureba kasha mwana zana godas za kibiri ukajyana n'inkweto manambaye mwana nta muntu waza kayinkuramo sha inkweto ibihenze Nyamabo none se umaze guhaha madame ameze gute mu rugo arishimye ijoro rya mbere byari bimeze bite mu buriri
Asa ko umuntu azananiwe cyangwa ubu ni kure. Ntago yirwanaho. Reka ijoro rya mbere cyabaye. Ni rya kabiri. Ubu gifite hangover. Okareka. Cyangwa uragenda abashoboye kuruka bararuka. Nabararutse se. Je ntago naruka. Gise ko nazingatiye. Neza Nyamabondo. Urango madamu mwahoye ku munsi wa gatatu. Cyangwa wa kane. Irya mbere yakabiri yarakwimye yarananiwe. Oya yari nariwe. Kurya iminsi ibiri imara Nyamabondo. Mfite umugore mwiza w'umwana mwiza wowe. Reka. Noneho amazi y'icyago amaje kumushiraho. Amazi. Kuri ababakara amazi y'ikivu. Bone kuvuga ngo umuntu w'igitarama amazi y'igitarama se y'Ikigali. Amazi y'Imageragere siyo yinaha. Bagize kubona mama niko basa. Amangoro muri bataye amazi meza ava. Nese se wabi Kigali. Reka bakaraba y'inyuma hari amazi. Yawe basebye. Babaze gumva. Mama wana atari mwiza. Uyu nguyu. Yaba mwiza nuko ari ubukene. Wamushaye bicerese. Shore bije uwo mfite. Mfite umwana muto ufite imyaka 22. Ukamugira wa kabiri. Reka. Nuri yasenze ko nzamubaje nta myuka nifitiye. None se mumurira kwagiza. None se bwo nibisaba kwahagera se. Niki. Reka. None se Nyamabondo. Ubu ngubu reka nkwibarize. Uyu mudamu wawe muri famille bakubwiye ngo iki? Wa mbere yagiye kwibya. Niho hogiye gushaka wa kabiri. Ubwo muri famille bakubwiye ngo iki? Hoya muri famille iwabo ntago babyitayeho. Ubu bari bazi ko ndi nka ministry. Nibonye nambaye ikote. Nakonye pe. Ariko ryarirereye nyabona ari waritiye. Yaga hano ku ntoki. Nibugurira hari oya kandi isa ntago yagaragara gasa. Oya ntago yagaragara. None se ugeze muri famille y'ahantu umukobwa wabo yagiye kwibya. Ugenda inyuma ntago ujya imbere. Bagushyira ariko se wari wajya muri iyo procedure. Abantu bawe bajya imbere. None ukajyamo hagati bakagenda bagutsimbye. Ukajya bakahita bakurekana wicara. Ahubwo umugore wanjye yaramfatishije. Nagezeyo gukora n'inzo ko barura byinshi aranyarura ashyiraho ibiryo bikeya. Ndavuga ati kurimo gushyira bike kandi ibiryo bihari. Bumva uravatiye umukwe tuzamushoborara. Nese Nyamabondo. Nyine muri famille ntago bakomenye ngo bamenye ko wari warashatse umwana wabo wa mbere. Oya bari babizi. Ariko nje ntago niteye kuri ibyo. Yena jya usije mu ko ushaka umugore mana. Iyo ushaka umugore ari ibintu byinshi ugira. Nese kuki washatse mu muryango kabiri. Oya nje ntacyo babimbwirega bura nje nemera ko umuntu muvukana mudahuje imico. None se wa kabiri mwahoye mutubundi. Twahuye kubera uwa mbere. Yagoye pass. Hoya ntagukurumva nabanje kujya kumenya wabo no kugira gute no kumenya abavandimwe ngira ngo babaregere. Numva nawe ni umukobwa ndavuga ati wowe se urumva ntago yari kwaga karavango ndu w'Ikigali. Iyo umukobwa kubaje ngo urinde uhita umwohereza link. Urimo kiganiro. Tumwohereza kandi urimo kurya. Wirira ifi. Agatatu mungu yarakize. Ntarwo urabona nkane nk'uko nakubwira ngo wampaye ikiganiro kumwe na Amara kwishyuza ariko. Amara kwishyuza. Bereka tutuye gusohoza nze nyagushye. Hani njye nabitwara byose ariko mwitwaye neza. Nibyo biringanya nubwo bitari ngombwa yabigura afite amafaranga. Oya. Beretse ukuntu birya rero. Nzaza nabinyereka. Nyamabondo. None se kankwibarize. Uwo mugore atandukanye n'uwa mbere. Uyu wongo wa kabiri afite umutima. Uwa mbere nta mutima yari afite. Niyo muntu bura kugira ngo weze bizere umuntu niyo muntu asigiye ibya bikoresho byanjye harimo kamera n'ibiki byose. Ubwa mbere n'ubwa kabiri nkumva nta kibazo mfite n'ubwa gatatu. Uwa mbere wimusiraga ufite ubwoba. We nose ubwo umuntu agomba kubanza kugira inyurabwenge kuko urumva wa mbere yarabitwaye. Ariko ntabwo nigeze mukeka sinigeze nagira gute. Tunibaniye neza. Mwibaniye neza mu mahoro. Mu mahoro. N'abana baba bafashe neza. Cyane abana se yabafata nabi gutari bakuru. Bakuregera. Oya ntabwo tureka no kundegera bura neza umuntu kubeshya. Umuntu nkoyo ufashe umwana nabi iminsi bizaza ni uzagufata nabi. Nanone. Ku buryo ibyo ukoze ukora umwana akiri muto. None ibyo gukorera cyokora nanone da. Nuko ibintu biba bimeze. Ariko se nanone ushatse umugore wa kabiri. Ejo nabonye uvuga utuye nawe nananira nzashaka nundi aho Nyamabondo niwe udashobotse. Oya. Se ndi mu kiganiro. Yego. Nsanze yagiye se najya kuri nahita ncakundi. Iyo watunze umugore. Ntago aba nta mugore ufite. Se bagukundira iki? Ngenda haha. Ariko mugani reba nk'imifuka ibiri utwaye. Wamugana naha nk'ubu utwaye imifuka ibiri. Bana. Ariko baramubaze gucuruza bese bajya gushaka udufuka. Kandi umva ari frank. Ariko yize bataducishamo ijisho. Nanjye nabiragize ngo urimo urabakinisha. Nanjye ariko nabitekereje. Ahubwo bazanye udufuka ubona ko bihinduye isura. Bihinduye isura. Bivuze ko uhashye utari wabiteguye. Oya ariko ntacyo n'ubu kuva n'ubundi nari nabiteganyije. Azema umunsi wawe uteye gute? Mbere yuko washatse n'ubu ngubu warashatse. Twe ntabwo tugira umunsi wacu ngo ubuteye gutya. Ni twebwe se tujye naho tujya.
nose ubwo bunje wawe wisdom ateyemo hari ngo n'undi uteyemo hari n'undi tuteramo hari igihe gisahita impamagara gisiraje rubaro ntabwo umuntu agira umunsi ubyuka ryarise burano kuvuga ngo bura wowe wampamagaye wisdom amaze nk'icyumweru ampamagara nyine rwango tuvuge n'urugero muraryamye na madamu mu gitondo murabyutse mukora iki mukibyuka urumva twabyukaga buri muntu akajya muze ariko ubu ngubu ngiye kujya ngira gute ngiye kujya mbyuka nanjye ngiye gukora cana nk'iriya yo ku muryango kwa Buryohe TV yego noneho nanjye ngiye kujya niba nshaka bajya banywa n'amazi baza bayangura kuri kamera buri kintu cyose ari kuri kamera none abana bawe ujya kozana kuri kamera nagaruza ne na madamu niba ari wese nabatayeho na madamu bose na madamu ariho aso umugore muzakora ubukwe ryari nimo nabiteganya nta ariko ndumva ko twese tujya kujyamo Imana nifasha igihe byose byinshi byabivuye mu nzira mvuye no mu murenge kuri kwese tujye kujyamo ko ari sawara nese umurenge uzanyuma wari wagiye hariya wari wagiye gusaba no gukwa ako ntago wakoye no gufata irembo ntago wakoye hari bagiye gufata irembo se umugabo ajyayo inge fata irembo ntago umugabo ajyayo bari banze ko njyayo ntago nyine bibaho ubundi bari banze ko njyayo nabo gatigiye nashuye amafaranga yanjye sinjyayo njye bakodesheje imodoka hano umuntu ugeze ngo nantwerere reka na mabuje se niyashyizeho oya muraza kari mabuje nyine uranihame nagabarwa banaguri bagomba guterekaho none se reka nkwibariza ikibazo kimwe waragiye wari wabateguje uragenda urabibabwira nyine igihe muzazira n'abantu bawe ukabajyana ariko nonaga ari mu rwagwa gusa oya urwagwa ni rwa rw'iwabo njyawe nta kintu urwagwa rw'iwabo rukorera n'amabyeri urwagwa ni kamananga warwatse baranariye se kuvuga ngo umugore yaruye bicyanze ko barura byinshi warongeye uriyongeza noneho wapi navuye tuza kurya mu nzira none se wasanze hari abantu bakuziyo nk'umusitari ntabwo babura mu cyapa reka wowe tujyamo turakwemera ni ku isantere rega ni ku isantere kabisa yego uriya mukobwa bamukoye angahe oya ngo ntabwo bivugwa oya biravugwa oya ntabwo bivuga biravugwa ubwo se mvuze eshanu tweze ko turi muri showbiz eshanu bamukoye eshanu gusa ndazifite eshanu ko bajya mureka amagambo urazifite wabwiye ko waguze intebe za Million100 oya ntabwo zigeraho none se nyamaho umukobwa wamukoye angahe nyine gereranya Million100 Million100 nizo wamukoye ejo nagiye kujya kwigendera uriya mwari mufunganwe se kiriya rero nacyo burarege mbaje kubarambirwa sinzi umuntu wavuze ngo umwanzi wawe utagira icyo agutwara aba ameze nk'umuntu ugukura utagira icyo aguha nawe udafite icyo amaze uriya muntu uzuciyeho nawe ni inshuti idafite ikimaze cyane nawe no kwanga umwari mufunganwe se simbizi twebwe hara tuba turi abasitari baba bifuza kugira ariko wagiye muri gereza utaraba umusitari ko ntabwo nari nuzwa n'umuntu wase urageza ku mupira muri gereza ariko nagize ko zigeze umupira je match yes Esperance n'intare ariko wogeza nka gute se tuje wake ubu bamranze bagwa liste y'abakinnyi uratangira ukavuga ati abakinnyi bageze mu kibuga twagiye tubwira amazina nk'atanu kugeza igitego kigiyemo wa mbere yes ni ukuvuga ngo uratangira ukavuga ati njeni barabarani kwa byobyote ubu match iratangiye kuri stade twiyubakiye yego Jean arafashe umupira apashe Fitina aragarutse Fitina arashubije Jean arashubije kwa Fideli arashubije inyuma muri kabiri kiza kuri 11 iranze baragize barawubatse yego bana go wapi inje uwo muntu twa Fideli yarakatiye ingahe yarayirangije yarakatiye idika 10 Jean ntabwo yarayirangije akatekeye Fitina yari ingahe se Fitina yarakatiye ine yarayirangije araza bamuha kazanu ba telefone Jean Marie yari ingahe waracyayikate n'icenzi aracyarimo yakoraga ku kabari ngo bica umuntu ibyo ni binini cyane none se ugiye kumusura nibura njyayo oya ntabwo nagiyeyo ko nzaza kumusura ejo nagiye gusura abandi ariko sinamusura ko jamani nzamusura kubera iki Jean Marie kandi Imana nifasha kuri kino cyumweru nzajyayo gusura mfata ku mavuta nagiye ku gatandatu na bantuza twari benshi waramusuye mfata ku mavuta matikise atiki dekane baba bafite byo kuvuga se bareba nka madwedo amagambo yarashize yamabinga yaragiye muri gereza ko ngo yarabatijwe njye ntabwo nabatizwa muri gereza sinabatizwa mfata ku mavuta ngo yarabatijwe nyine no kubura uko agira oya yakiriye agakira ko nyine ngo yarabatijwe wasigaye na pasiteri we ntabwo ari bibera bari ikimeni nazo rero kuraza asubira kuri byere no kuvuga ngo rega
ugeze hariya ufata mikoro ukavuga ngo sinzongera kuba indaya kuko utazibona, ukavuga ati sinzongera kunywa itabi kuko utaribona, ukavuga ati sinzongera kujya rose upfa kuba ugeze hanze ugeze hano kureri nta mata kirangoye, nta mata kirangoye. Ese nta muntu uva muri gereza, umuntu ujya umuntu akwemera ni umuntu bavuga ngo ari hano mu gihugu akavuga ngo ntazongera gusambana. nawe uvuze ko atazongera gusambana ari hariya n'undi ntabwo ababibona kuko n'ubundi ababibujijwe nyine kandi aricyo leta no kuvuga ngo iyo igufunze ibikubujije kwigenga kurongora, urabyumva neza, ibikubujije hafi ibintu 5. none uvuga ngo rero ugeze hari ukavuga ngo urabiretse kandi barabikubujije, wabiretse uri hano mu bandi bantu ukareba. ariko se ikintu mwibariza ari kimwe, fata amavuta nyine wagiye kumusura biteguye cyane kwa kundi ujyayo mugahita mukubitana. oya njyewe nagiyeyo nsangayo bari ari benshi, ndagenda njyewe nyine biraba mbeje kubona ngenda ndigarukira. ariko mwarabonanye live? naramubonye live rwose. umuntu anavugana se? nuza niba bavuganye nabo byinshi jihadi. jihadi mushiki wawe? jihadi rero ntabwo urabona abaturagurika nk'akuma karimo injugu ntiyatuma muvugana, abamuha amakuru yo mu gihugu. mu gihugu bimeze bitya ngo n'uzitware gutya ngo itware bazaza baguha liberasiyo. none se mu gihugu bavuganiye? mu gihugu ni hano. hariya ntabwo ari mu gihugu se? ariko uzi kuba uri hariya ukabona iwawe batetse bataguha ugapfusha umuntu cyangwa ugapfusha umwana ukaba utaza kumuhamba. ni mu kindi gihugu mani. mbese tukamuta bameze gite nyine, murari imeze ite, hafite icyizere? oya no kuvuga ngo rega kiriya ni ikigoroba ejo bundi sarabataje. ikigoroba gute se? ibintu by'igishaka ntabwo ari myinshi. nawe waririndwi amagani. ari nk'umuntu ufite wenda nka etaje ni 5 cyangwa ni 10, ukati imyaka 10 iri hariya, yabuze umuntu ayiha kugira ngo bamuhe umwaka cyangwa bamuhe imyaka 5. yabuze umuntu yaha iyo etaje bamufungirwe. hari nk'umutipe ufungiyeyo bamwita Nikora, Kaganda Nikolasi, niwe wari ukuriye irembo. akatiye nka 11 cya 12 y'ibyo amafaranga y'irembo nk'imyaka 5 bamuvumbura nyuma. afite amafaranga nandi y'ubusa yabuze n'umuntu yahana etaje ngo amukure kuri iyo myaka. bivuze ko ifaranga ntago rikora. noze kubize mu nkiko z'u Rwanda barya ruswa. ntago bikunda kabisa. none se uravuze ngo imyaka 2 n'ice ngo ni ikigoroba, wowe 7 nabyo byari ikigoroba se? ko 7 ni ukuvuga ngo witekerezaho. kuba buri imyaka 7 nyine bivuga ngo bakata imyaka 7 bagushyize kuvuga ngo mubanzi b'igihugu. 7 ni myinshi. ni myinshi. ako muruka TV na bayariyakiriye wengira ngo boya abari mu rugo. abari mu rugo. ari ase aba mu rugo. haba mu rugo. gute cyane. gute nyine neza. abari mu rugo kuri niba naje gusura bavuga ngo umunsi ravana isubire mu gipangu. nango nyine warakire nyine ko aho ngaho utegetswe urahava byanze bikunda. base kubiza hari umuntu wapfa kubahana imyaka 10 cyangwa 7. oya ntago bibaho. none utekereza nyine kuba ubora 20. uranivugisha. uranivugisha. gute we hano mu gihugu umuntu ajya yivugisha rimwe na rimwe bitewe n'ibyo irimo na situation irimo. ugana n'umuntu munzi agenda yivugisha. ariko hari aho bihoraho. ukajya ubona umuntu yicaye wenyine se arimo aratera story cyane. yigunze. gute se? ariko we ntabwo byakugoye kwiyakira? njye ntabwo byangora, kandi njye byangora gute se? ugerayo ugasanga abatipe bakurusha ubushobozi. ugasanga abo wari uzi baba muri Amerika baba hariya. ugasanga abo ugize gute baba hariya. ukavuga wowe tukiri ukora wowe utugerageza kwisangira. Hussein urabamwita Hussein. nawe yarari yose. yarariyo yarabohoje imitungo. yarakatinga ese. yakoze 5. none ari mu modoka. Reka ko nose ibyo nibiki. none se ntakaba ari ibintu byatanziraga umuntu ava hari akaza gakira. yego. nose fata ku mavuta n'umuntu ataza akabacaho. bande mwebe akajya sindimo. dore n'imbere y'Imana do. njye sindimo. fata ku mavuta araza kubera arazana amahirwe n'umugisha. njye sindimo. urumva? araza gura imodoka mu mwaka mu mezi 6 fata ku mavuta. atahantu heza muri aparitoma. urabyumva? abo nta kibazo na kimwe afite. kandi wewe wiyakiriye ku mwaka wa kangahe? inde byeragagiye kumara imyaka 2 mu gihugu. ndavuga nyine ugifunga ukigerayo wiyakiriye ku mwaka wa kangahe? ni mucye cyane. abari miki nyine ndavuga we igihe wavuze uti nabyakiriye ko hano nyine ngomba kuhaba. byari ku mwaka wa kangahe? wa 2. umwaka wa 2. oya byanageze umunsi kitaniyakira. jewe se niye wanjyana ikuzimu. satani atamaye akazi Imana yamakazi ngomba kwita niyameniye. vuba cyane. vuba ntabwo narya imboga. wagezeyo umunsi wa mbere winjirayo wari umunsi umeze gute?
ahubwo bwa mbere bamfata nagiye kuri brigade nambaye costume mageze gita niryamira hasi yego niryamye hasi abana batavuga ngo rose ko boss kuryamye hasi ntabate kandi bamfunze nyine bakwitaga boss kubera umudigi ni costume na costume iyi ndayabona none ya kera ni karemano na mibe za kera murajyaki noneho yabonye n'amafara uzi kugira indukennye njye ariko ntabwo nigeze mbaho nyene njye bura natuze imodoka 2009 sinabikubwiye reka wako ntabwo uratunga inzu yawe nta byusi nyine uzayibona mu myaka igiye kuza nk'itatu ndavuga ibyahayise ibyahayise ntabwo umuntu akunda kubivuga ariko uruvuga ngo ibyahayise nta bivuze ko wageze gutungaho udufaranga ariko uruvuga ngo kugira ngo wemere nta ubire n'Imana nifasha nk'abanyiriwe nyifite umwuka ntago mari 3 ntafite akazo ahantu nk'aka miliyoni ise nicyo uri murusha abantu twakwita ko babijemo kera ko yabo nta nyurabwenge bagira no kuvuga ngo bumva ko bazapfejo cyangwa bakumva ko bakabaho nyine ubuzima bwabo ari bw'uwo munsi ari ubwo bari byako kanya niba bari byejo abantu mutandukaniye ariko nyine nawe waje ngo wishongora cyane iyi ni Rayon Sport na kugiye mu myitozo no se Rayon Sport iriya ni Rayon Sport wafotoye neza sha iriya ni Rayon Sport urumva mwana bivuze ko wowe uri umuntu uvuga uti ngewe mfite intego mu buzima bwanjye uyu mwaka wa 2025 uyu mwaka intego yose nari mfite bimeze nk'aho birimo kujya mu nzu wari ufite izene zi akusirambwa kudasubirayo sha wari ufite izene nari mfite intego ya mbere iyo kuba nashakamo umugore iyo ushatsemo babiri cyarakemutse ubwo ushatsemo na babiri ahubwo iyi ntego ya kabiri numvaga ko ngomba kuva muri uriya mwobo nkajya mu nzu nini byarakunze yego intego zose wazigezeho zose ni ukuvuga ngo icyo ntarageraho nta nacyo ubu ndimo ndarwana n'iki kintu noneho ngubu ndashaka abana banjye biga i Kigali muri ka Kigali muri sedo Kigali niyo ntego isigaye ndashaka kujya kubaza uko bishyura n'uko bigenda bate muri ka Kigali bajya biga ka Kigali nk'abandi ba boss yego nose nyamaho wenda twisoreza nicyo wagira inama abo basore abaye basoreza nabo baza kuri zimwe nkoranyambaga ariko badafite intego bagira amahirwe se kuri abanye ibintu byo bisaba amahirwe no gukora cyane na safane bayakorera ariko urimo kuvuga babimazemo igihe babimazemo igihe ari kuvangirika ikintu cya mbere kibazira bagira discipline enye ikinyabupfura tujye tuvugira yego ubona tubare nk'akanyombyiro mpamagaye ngo naze mukora sori bumuhembe ukumva ahita kuvuga ngo kamera iteye nabi ngo hindura ngo niba ari location ngo gira gutya ariko we yazamo nk'umuntu wabyize we no kuvuga ngo none se yarabyize none se nagubona abasaza aribo abasaza se babona ku bipango ari abazamu yego abasaza nibo babazamu impamvu babazamu abasaza babarariye nabi cyangwa baragize ni ukuvuga ngo niba ufite wowe niba umamagaye nta bundi bwanjye ndi bukongere yego no kubwira nkakuranza nkakubwira ati wenda ati kangura turatuntu tugire unagatekerezo ariko nta kintu gitekerezo wampa cyo kuvuga ngo kamera ngo yitunganye nibishaka bitagaragara nta bindi urumva ikintu cya mbere bazira uramware ko wamusuhuza akigendera uwe uriya wagaze ndaje musuhuza icya kabiri none bagira ntago ari inyangamugayo si wa muntu waha amafaranga ejo ngo azayagusubiza yego wabyumvishe nakumva cyane icya gatatu bariyumva mumva ko ari abasitari none hari n'igihe umuhamagara akatavuga ngo nashyize igiciro cya senkani ngo niba atari ntacyo twavugana none se kandi none arimo kumanga igiciro cya senkani amaze ukwezi nta hanagaragara yego no kuye nta yagira ngo agaragare yego naba naravuga uti ngewe mutananumiye najya kuri Nyamabondo TV cyane ubu bucame yanjye nanjye meze neza ariko ndimo ndashaka kubaka ibintu birambye kubyo nko mu kwa mbere nanjye byo bazashyiraho akantu kakarebwa n'abantu 100,000 bantegereje nkuko namwe babategereje niyo muri basiga na prodinga kabiri mu gitondo nimugoroba uva ko ari fresh cyane rero nibyo ndimo ndarwana nabyo urumva ko ari sawa cyane madamu rero ameze neza ubwo se abana 3 nibahagije ujye kurana na pome se cyane abana 3 se nibahagije uzabyara undi Nyamaho none se mbona muzanye kumureba agomba kubyara babiri ngo ukajya batanu cy'abarindwi arya ubundi nuvuga ashaka abana 10 abana 10 bose ku buryo nigize imana ugapfa abana babyara abandi abana 10 bose reka Nyamaho twiseze n'icyabwira abana Yesu bafana mudukunda kandi mudukurikira twari twicaye kuri yacu nanyu mukunda cyane kuri Wisdom TV
turabakunda tubikuye ku mutima naho akagaruka. Ciao ciao. Okay, sasa nitwa Nyamabondo ste. Ubwo rero mwakoze cyane kudukurikirana kwa natwe Nyamabondo suze madamu. Ubutatse akora ikiganiro turi kumwe na madamu. Ture nizi imbuto wa mugani. Hari naho akubwira abantu babazi ko ibintu ari prank. Hari naho bazi ko ibintu ugiye kubisubiza abacuruzi. Ugiye kunabishyura tureba. Umva rata mama. Pome nangaye wowe. Jegura na pome. Pome ni 300. Tukavuga pome yagoraga 700 aguye mu byanunguye. Pome undi yagoraga 700. Jusiri mu Kanyamabondo. Abe nitago cyese zimwe zabozemo imbere. Supermarket zibyisaba. IBM. Mwebuze kuba abari ubukumungu bukubu bw'igihugu. Nyamo, nicyo abwiye abantu baba kugiye kuri Wisdom TV. Oya Wisdom ni abantu banje n'ubundi bahora bambona. Abantu basanzwe bakubona n'ubundi reka rero twisoreze Nyamabondo ubwo abantu bazi ko bino abantu bazi ko wakoze ubukwe bwa prank nicyo babwira twisoreze. Nibihangane je ntago nkunda prank. Sawa.